kunda cyane bivuye ku mutima tutabakunda uyu munsi rero ndago twagenda ngo tuje gushaka abakozi b'Imana kugira ngo batugezeho ijambo ry'Imana. Waba uherereye mu Rwanda, waba uherereye mu mahanga, utuye mu bande enye igihugu cy'u Rwanda, amwese turabakunda bivuye ku mutima. Uyu munsi rero twagize umugisha turi hamwe n'umukozi w'Imana witwa Tsindagira rero uraho amakuru rero n'ubwa mbere twakwakira hano kuri Gitangaza NTV kugira ngo kuko buriya ndakuvugiye ariko nawe ng'umugabo urivugira amazina yawe yombi kugira ngo abantu bagukurikiye bakumenye neza. Nishimye amazina ndi umugabo ushima Imana, amazina yanjye ni Tuyibahire Yandere umaze kwamamara ku izina rya Tsindagira. Urakoze cyane usa neza. Ni Yesu wabigeze mu ruhare, ntabwo ari umuryango mvuka amabigeze mu ruhare, ni Yesu wabigeze mu ruhare, akagasura mfite ni Yesu ngakije. Ariko si buriya kugira ngo bavuge ngo Tsindagira byaturutse ni igikizwa nakundaga gutera korasi ebyiri, nakundaga gutera korasi ivuga ngo himbaza Imana ikuzimu babyumve. Yego, nava muri iyo korasi ivuga ngo himbaza Imana ikuzimu babyumve, ngatera korasi ngo Tsindagira utamena. Abantu rero iyo korasi Tsindagira utamena uravuga ngo Tsindagira tumena. Tsindagira utamena. Amen. Tsindagira utamena. Amen. Abantu rero noneho bayita banyita Tsindagira. Urakoze cyane buri rero Tsindagira rero nanjye uranyibukije kugira ngo nitwe Gitangaza. Bura ndibuka 1994 naragiye nja muri Kongo ndangije ngwa mu mazi, maze kugwa mu mazi abasare baza banguramo, sogokuru byara mama akaje avanga Imana ni igitangaza. Haleluya. Bakavuga Imana ni igitangaza, abantu rero bahita bavuga ngo Gitangaza bishingiye kuko Imana yakurohoye mu mazi. Asubira mu ntigo ngo weyo na weyo Imana yategetse umfuramirana, ariko ni igitangaza, ariko ni igitangaza kuturohoka mu uje mu mazi ndumire ni igitangaza. Buriya nanje byaranyubiye kubona nava kuko ndibuka nari ndi umwana mutoya ariko nari mvita kenge, nari ndi hamwe na mama wacu garangije amazi aranyirukangana abasare mbese hari ngaze gamaze kuja nga metero 5. Yego, yambuze yari yarize ndiwareba agiye kubona abanara baranzanye turagenda twari tugarutse mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho tugezeho sogokuru ari bamubwiye nguru aravanga Imana ni igitangaza kuko wejaga gusenga jira ndi umwana mutoya. Imana ni igitangaza. Arangije rero igendera Manisha ariyo mpamvu rero nahise mvuga ngo kubera Imana yitwa Gitangaza, ryazira banyitaga mbita nongeraho Gitangaza NTV ivuga butumwa. CEO kugira ngo namamaze. Oya ubundi baragitanga reka mbabwire. Yego, barigende cyaranga bariko papa cyanye se tuyubaye kuba Imana arizi ko mu gihe iki ngiki nzayikorera cyane kandi zandi cyo muntu. Rero nabone bagera kwisi Gitangaza kiramuka uje ukora ibyo bigaragara ko uri Gitangaza. Kubera ineze yangiriye ahanje ntihaba hakiciwe, ariyo mbabu navuze ngo hari umukozi w'Imana wese, yaba umushumba, yaba umukozi w'Imana, yaba umuririmbyi, aho se nzahagera namamaza ubutwari bw'Imana. Ni ikibizo ni mubwirize. Yego. Urabyumva ribaza ahubwo uyu muntu buti urabyumva mbese ari Imana idukomereza amaboko kandi Imana ibane natwe kuri TV Gitangaza. Gitangaza TV abantu babuhoke. Ni umupapa rero aratubwira ibintu Imana yakoze kuba yararuhamye mu mazi, ariko kuba bitubwiye biturutse kora yakorase navuga yitwa Tsindagira utamena. Nanjye nahize ko ndamubaza impamvu bamwise Gitangaza, ariko menye ko yaruhamye mu mazi Uwiteka akamuruhuramo. Papa umubyara ahita mwita ngo ni Gitangaza kuko yarazi amasengesho yasenze abangu Uwiteka koko uri Gitangaza. Impamvu bamwibaza ngo urandangaza Yesu we urandangaza, ukura umuntu muri kuberi ukamukarabika ukagira ukamusiga ukanamwambika.
Imana ishimwe. Amen. Sawa rero mboneyeho no kubwira abantu rero badukurikiye hano kuri Gitangaza NTV bashoboka kuba ari ubwa mbere bageze ahangaha. Chanu yacu igomba kunyuraho ijambo ry'Imana, ikanyuraho indirimbo, ikanyuraho ubuhamya kugira ngo bukomeze abagenzi bashaka kuzagera i Kanani. Ari ubwa mbere wakora subscribe ni umunota gumwe gusa ukabura hageze kugira ngo ibiganiro byacu bije bikugeraho, bikubake, bigukomeze. Bibaye na ngombwa umaze kumva ikiganiro wakora na share kugira ngo abantu bose ijambo ry'Imana rije ribageraho, bumve ko Imana igira neza, bumve ko Imana ikora ibintu byiza, bumve ko uri kure wese ufite ibibazo Imana izamusanga. Tsindagira rero turakwakiriye ku jambo ry'Imana rikaribu. Amen. Ndiringiye mbese ndi kwisenga ngo Uwiteka dukomereza amaboko kandi duha imbaraga, kuko iri gutwara abandi natwe byadutwara. Yego. Kandi data mu ijuru twambike imbaraga. Reka nje iyo ngiye kumvira mu ijambo ry'Imana naza gusenga gerageza Imana tugasenga none ngiye kudukurira ngo Imana ibakomereza amaboko kandi data bashireho iki abashireho uburinzi. Mana turagushimye, uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ndagushimye kuri TV Igitangazo duhuje, ndagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga, uri Imana yacu bwite, uri Imana ifite ubutwari, uri Imana ifite ubushobozi. Nyemerera muri aya masaha icubahiro cyanjye kibura hagaragara icubahiro cyawe. Nyemerera muri aya masaha umuco wawe urasire ubwoko bwawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Nyemerera muri aya masaha abarwayi bagiye kudukurikirana bakize, latosi efo abatagira icyerekezo aho icyerekezo, kandi elatosi evo abari bavuye mu byiringiro bakarurira ibyiringiro, kuko uri Imana igira neza, uri Imana iruhura abarushe, uri Imana ihembura ubwoko bwawe, uri Imana ihindura amateka, uri Imana ikuraho igisuzuguriro. Nyemerera imbaraga zawe zigaragara ahantu, cyubahiro cyanjye kibura hagaragara icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urimbye naribye ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza ryageze kamaro muri gatinyura. Ejo Dawidi yaravuze ngo Uwiteka no mungere wanjye sinzakena, aravuga ngo anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngansubiza indege mu bugingo bwanjye. Avuga ijambo nakunze avuga ngo injimbo yawe n'ingoni yawe nibyo biguhumuriza. Aravuga ngo antunganyiriza ameza imbere y'abanzi banje. Amen. Avuga ngo kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana ngo bizanyumaho iminsi yose. Avuga ngo naho nanywa mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi, kuko ndi kumwe n'Uwiteka. Amen. Wewe unguriye ungurikiye rero witinya imbaraga z'abarusi. Imana iri hejuru y'abarusi. Ibyo byose biguteye ubwoba, Uwiteka ari hejuru yabyo, abisumbye iki imbaraga. Ayo madeni aguteye ubwoba, shira umutima hamwe, Uwiteka ari hejuru y'amadeni kandi yasumbye imbaraga. Latosi efo ni Imana, ni umufasha bitanga utabura kuboneka cyane mu byago no ku makuba. Reka twirebera hose iterebera hose cyane. Reka ari ijambo nasomye muri Bibiliya ngo kera ngo tukiri urusoro ngo Uwiteka yaratuze. N'Uwiteka rero yarazi ko uyu munsi tuzaba tugize ute turi kumwe tariki ya 11 kwamamaza ijambo ry'Imana. Kandi abantu bagiye kubohoka, ndimo ndabibona. Ndabona ari abantu Imana igiye gukuraho imikoshi, ndabona ari abantu Imana igiye gukuraho igisuzuguriro, ndabona ari abantu Imana igiye kubohora imigozi ari baboshe, ndabona ari abantu bari basuzweho icangiro Imana igiye gukuraho icangiro, arabo barazirikiye urubyaro Uwiteka agiye guhirika gutanga urubyaro, abo baravuze ngo ntibazashaka abacumurongo bakutazashaka ugiye gushaka. Reka ngubwe wowe ufite imyaka 50 utari washaka bikanga niyo myaka Imana itanga urushaka. Iyo myaka urimo ni imibare. Imyaka ni imibare. Wewe iragukaza ariko ndagikanze Yesu. Ayo madeni urimo ni imibare. Iyo nzara urukubara, iyo myaka baramupanga ni imibare. Ndagikanga Yesu. Tugiye kureba ijambo ry'Imana, uramfasha gusoma. Riri muri Zaburi 124. 124 umurongo kaduhere ku murongo wa mbere nacyo. Iyi Zaburi yose turayisoma. Ngira ngo ni Zaburi igarukiye ku murongo wa 8, ngira ngo niba ndibeshe. Iyi Zaburi yumvisha igomba kumfasha
muze kubwira abantu ngo amagambo atazagufasha dukayabwirizemo abantu. yego nuje umva ikibwizo kitagufasha kuko ibyo tugabura natwe bigomba kugira witufana kugira aho bitugeze. Yesu abisha 24 bari kudusoma kandi usome neza tubigana ni muri Yesu. yego ubundi urakoze cyane. Baravuga ngo umwigisha n'umwigishwa bose bagomba kugira ute kubisangira. Dusome mu izina rya Yesu. Iyaba Uwiteka atari baravuga ngo ni indirimbo y'amazamu ni indirimbo ya Dawidi y'amazamu. Dusome mu izina rya Yesu. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, iyaba Uwiteka atari uku kwezi kwa cenda wabaye mu ruhande rwawe. yego abe ariko Abisirayeli bavuga none, abarika Abisirayeli bavuga nonaha. yego iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, iyaba Uwiteka atari mu ruhande rwawe, ubwo abantu baduhagurukiraga, ubwo abantu baguhagurukiraga, ubwo abanzi bawe baguhagurukiraga, ubwo imiryango yaguhagurukiraga, uko abarozi baguhagurukiraga, iyaba Uwiteka efo atari wabaye mu ruhande rwawe ntabwo ugeze ku iyi tariki. Yesu nashimye. komeza. baba baratumize bunguri, baba barakumize bunguri ukiri bazima, mukiri bazima. latosi efo ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye, amazi efo yaba yarakurengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwawe. yabaye Imana itabaye ku buzima bwawe. wundeze amatwi, wewe ungurikiye amasatu baba barangije kugushingura, ntabwo waba waravuye ku iseta. daso efo ntabwo mama wawe yarakubyaye ngo byemere, ntabwo urugo waba wararwubatse ngo byemere, ariko Uwiteka efo yabaye mu ruhande rwawe. wa mubyayi Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe, wa mugabo Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe, wa musore Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe, wa mukobwa Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. narangubwira ngo Uwiteka yataba ntabwo ukiriho. Uwiteka ataba ntabwo waravuye kwa muganga uri muzima. ibuka cyagiye amaguru yawe binyabyimbye, ntabwo amaguru yaba yarabyimbutse. ibuka cyagiye efota sevo baguciye ibintu babiteze mu nda yawe, ntabwo inda yawe ntabwo y'umunsi wa warapsaye. ibuka cyagiye bakuze ukayitwita umwaka n'igice, ntabwo uyu mwana wa waramubyaye, ariko ijambo ravuga ngo abaye Uwiteka wabaye mu ruhande rwawe. isuri iba yaragutembanye, ntabwo uba waribagiranye, ntabwo warabonye akazi. Uwiteka atari mu ruhande rwawe, ntabwo uyu munsi uba uri kujya ngo byemere, ntabwo uri kwambara ngo byemere, ntabwo uri kwisiga amavuta ngo byemere. ibuka igihe fotasi efo bafashe amavuta bakakurogera mu mavuta, uruhu rwawe rugahinduka, ubuzima bwawe bugahinduka. ibuka cyayo bavuga ngo ntabwo uzitwa umugore, data akagukorera igitangazo ukitwa umugore. bavuga ngo ntabwo uzashaka, ugashaka ukabyara. haleluya efo ndashaka wisubiza amasi inyuma, wongera wibuke cyane baguhaye piriyave. Uwiteka atari mu ruhande rwawe, ntabwo barabonye inzu yawe. ibuka imyaka, ibuka umubabaro wari umazemo, ibuka igihe bafataga ibintu byawe bakabijugunya bavuga ngo baragusohoye. none uyu munsi Uwiteka abaye mu ruhande rwawe, uyu munsi Imana yaguhaye inzu yawe. latosi efo iyo ibuka, ndashaka ngo mbwire abantu ngo dusubize amaso inyuma twongere twibuke. vuga ati koko abaye Uwiteka atarabaye mu ruhande rwanjye ntabwo banarambaye. ndashanga ubwira wa mubyeyi, ibuka cyange bagukuburira igitenge, ibuka cyange wambara bodaboda zitandukanye amabara, ibuka cyange efota evo ugenda muri kuberi bataye ibyo kujya, ukagenda ukabikura muri kuberi. none uyu munsi urimo urambara ukaberwa, uyu munsi urimo urajya ifiriti ukajya inyama bicemera, nuko Uwiteka wabaye mu ruhande rwawe. tasefo nukuri kuyambamagaye. iyitibuka cyange abaganga bakubwiye ngo umwana we yapfiriye mu nda, data kuhereza umwana muzima. ibuka cyange bavuga ngo uzakorwa n'isoni, data kurinda gukorwa n'isoni. iyabaye Uwiteka tawabaye mu ruhande rwawe, ababisha baba barakumize bunguri, ntabwo uyu munsi wo witwa nyina w'abahungu n'abakobwa. efota sevo ibuka cyagiye uja gusaba akazi bakakubwira ngo ndakazi uzabona, nawe
wakirebaho ukabona ndakaziga wabona, ariko data kubereye mu ruhande ugiye kudepoza biremera, ugiye gusaba akazi biremera. La tosi efoneba nonevo sisidota ela tosevo. Data hindura ubuzima ku buzima bwawe, data kuraho igisuzuguriro. Imana y'amahoro yakoze imirimo n'ibitangaza, Kristo yakoze ikidasanzwe ku buzima bwawe. Uwiteka hindura ubuzima, data akora imirimo n'ibitangaza, Kristo ahindura amateka. La tosi efo. Hari icyo Imana yakoze, hari icyo Imana yakoze, hari icyo Imana yakoze, hari icyo Imana yakoze. Tasi efo. Uwiteka ataba mu ruhande rwawe, baba barakumize bunguri. Iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwawe, amen, ibyo biba byararangiye. Iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwawe, ibyo biba byararangiye. Haleluya. Iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwawe, baba warasigaye ku isita. Iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwawe, uba warishwe na yambanuka wakoze. Haleluya. No kuba ugihumeka akakuka ni Yesu wabaye mu ruhande rwawe. Ndagira ngo ngubwire ngo no kuyu mwana umuhetse mu myaka 7 wamaze nta rubyaro. Iyo Uwiteka ataba uri mu ruhande rwawe, n'uyu munsi ntabwo ufite urubyaro, ariko yabaye mu ruhande rwawe, urasama urabyara biremera, uraheka biremera, biga nabi biranga, ariko ubona dipora buri munsi wicaye mu biro. Haleluya. Amen. Uwiteka wabaye mu ruhande rwawe. Komeza. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwawe. Amazi aba yarihindurije isuri, aba yaratembeye ku bugingo bwawe. Bivuga ngo aho baba baragushinguye bakaguhinga hejuru, iyi mvurirwa ibigwa ku buzima bwawe twararangije kugushingura, ariko data arahabanye. Hari ibyo Imana yakumiye ku rubyaro, hari ibyo Imana yakumiye mu rugo rwawe, hari ibyo Imana yakumiye ku buzima bwawe, hari ibyo Imana yacuruza muri business zawe, hari ibyo Imana yakumiye byatwarwa n'isuri. Abarozi bakuye isuri. Tasi efo. Komeza. Ngo Uwiteka ahimbazwe atandukazwe kuba. Uwiteka ahimbazwe utaragutanga kuba umuhigo w'amenyo ya yego. Uwiteka rero nahimbazwe, yakuriza gusekwa muri karitsiye wa mugabo we, yakuriza gusekwa wa mubyeyi wa muri karitsiye, wa mukobwa Imana yakuriza ikinyenda. Abantu bavuze ngo urasamye udasamye, ari uburwayi uya nabwo abantu bavuga ngo ntabwo uzashaka ngo wakuyemo inda. Uwiteka nahimbazwa utarumvisha amagambo y'abantu, yagukuye mu menyo y'abasetsi, urashaka biremera. Haleluya. Tasi efo. Komeza. Ubugingo bwacu bukize nguko inyoni iva mu kigoyi. Ubugingo bwawe bukize nguko inyoni iva mu kigoyi ciki cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Haleluya. Hari ikigoyi gicitse ku rubyaro rwawe, hari ikigoyi gicitse mu rugo rwawe, hari ikigoyi gicitse muri business zawe, hari ikigoyi gicitse mu kazi kawe, hari ikigoyi gicitse mu cyumba wararagamo, hari ikigoyi gicitse muri business. Mbivuga ngo hari akagambana Imana ikuye ku buzima bwawe, hari ikigoyi Imana ikuye ku buzima bwawe, hari imitego bari bateze Imana yikuyeho. La tosi efo. Kuba ikigoyi gicitse ugiye gucuruza byemere. Kuba ikigoyi gicitse abana b'ikigembwe bagiye kwiga bazana amanota meza. Kuba ikigoyi gicitse ideni rigiye kuvaho. Kuba ikigoyi gicitse uburwayi bugiye guceceka. Kuba ikigoyi gicitse ugiye kujya ng'abandi. Kuba ikigoyi gicitse ugiye kuva mu bupangayi. Kuba ikigoyi gicitse ugiye kubona yo gukodesha bigirute byemere. Ikigoyi cyacika mwene data wongurikiye, ubura agaciro. Iyo ikigoyi kibashwa amaboko yawe ntabwo wakiyo, ariko kuba ikigoyi gicitse ugiye gucuruza byemere, kuba ikigoyi gicitse ugiye guheka, kuba ikigoyi gicitse ugiye kubyara, kuba ikigoyi gicitse ugiye kwinjira muri business, kuba ikigoyi gicitse ugiye kubona diporome, kuba ikigoyi gicitse efata sevu. Akagambane kavuye ku buzima bwawe. Komeza. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ngo gutabarwa kwawe ndahandi kwava, kuzaboneka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Shira umupira hasi. Havuga ngo yangoje narize ngo sinabona akazi. Ayiwe tuza hanga amaso Uwiteka ndahandi gutabarwa kwawe kuzaba. Wa mukobwa wishakira imitima wapfumu ngo ni igikundiro, bazagusiga imiti uzacuya. Ahubwo agera Uwiteka ndahandi gutabarwa kwawe kuzava. Ni ku Uwiteka ari ijuru n'isi. Ndahandi twabona Derifins ku Uwiteka, ndahandi twabonera amahoro ku Uwiteka, ndahandi nabonera imyambaro ku Uwiteka.
Uwiteka. Haleluya. Ndahandi urugo rwanjye ruzakura amahoro ni ku Uwiteka. Ngunze kubwira abantu ngo inzaratsi nziza ni ugupfukama ku gasambi. umanzirage urabyumvishe inzaratsi nziza ni ugupfukama ku gasambi kuko waburiye amahoro ugera kwa Yesu ukabonera amahoro. Uzaze kwa Yesu bagwaye priya barakubwira ngo humura nzaguha inzu bavuga ngo niyo nshake ndari hanze inzu yaje Imana irayibwiye. Haleluya. Barakubwira ngo uzajya wagera muri karitsiye bavuga ngo nibashaka ndi babideni ejo nzahanga abandi kuko wageze kwa Yesu. Ndahandi gutabarwa kwacu kuzava funza na Bibiliya ni ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ndahandi tuzabonera amahoro ni ku Uwiteka. Wa mupapa we ndahandi uzoshobora kugura akazi guhanga amaso ku Uwiteka amuciriza. Wa mugore we urugo rwawe rubuza amahoro urimo urazenguruka mu bapfumu urimo urashaka imiti. Wa mukobwa murashaka imiti ngo wisige urimo bangorya ngo urubyaro ni ku Uwiteka. Haleluya. Dufite abandi benshi bagiye kwa basarongo dufite abandi benshi bagiye gushaka imiti hanze mu bihugu byo hanze babuze urubyaro ariko bageze kwa Yesu bahabona urubyaro. Haleluya. Nakwingingira ngo wowe rambika umupira hasi wegera Imana. Va mu businzi wegera Imana. Va mu bucakura wegera Imana. Wa mukobwa va mu byurimo wegera iki wegera Imana. Ndahandi uzabonera umugabo ni ku Uwiteka. Ndahandi wa mugabo uzabonera amahoro ni ku Uwiteka. Wa mugabo uri kuzenguruka gushaka inzaratsi zo kumugabo ndimo ndakurira inzaratsi bazagwa baraguha uburozi umugabo upfaka. Ahubwo garukira aho ugeze wegera Imana kuko ndahandi ubutabazi buri ndahandi ubuhungiro buzi ndahandi amahoro yava kuko ikigoyi kigiye gucika ubona amahoro. Ibi bagutezaga ibiborezaga bakazira mu mbeba bikazira mu mapusi waje kubona ukabona izo kazaguteye ndahandi wacecekeshimira abayamapusi ndahandi wacecekeshimira abayimbeba ndahandi wacecekeshimira abayizinguba ndahandi wacecekeshimira abayinzoka uretse kuturiza kuri Yesu. Ibi byose ubona banganaga nabyo ceceka hanga basuka Uwiteka. Uwiteka n'utanga mu abantu bakajya bakagira ute bagasinzira mu ijuru. Amen. Amen. Nigeze ngira abantu abakire bagira abazamuga wa MUTESI muri MUTESI wose afite umuzamu hariya ariko umuzamu baramushuka iyo bamushutse umuzamu ava mu rugo rwawe akagenda ukazana umugore bakamushuka akaguta wakira wacu. Ndababwira ngo duwe twagize umugisha duhura n'umugabo witwa Yesu udashuka. Yesu ntabwo bamushuka kuko Yesu ntacyo bamushukisha ngakwanje. Yesu ni utanga amafaranga. Yesu ni utanga abagore beza. Yesu ni utanga abakozi beza. Yesu ni utanga imodoka. Nabonye ku isi yose umuntu udashukwa ni Yesu ni Imana. Yego. Abandi bo barashukwa. Uca gucirira imbwa bakayishukisha inyama inzu bakayitobora cyane. Haleluya. Rero ndawundi nabonye udashukwa ni Yesu. Niyo mpamvu kubw'aba bantu murambika umupira hasi. Yesu ni umugabo fatika. Noneho umuntu arakugabira ipataro wakurikirana kugira ngo runaka yambaye iyo pataro yaje yayicunga ngo yacuye bakabaza gute niya urijo y'imubona Yesu yakugabiye ndaho bibi bakoze cyane mu kandi ikindi Yesu mugabo Yesu agiye gukoresha nawe mu mudugudu akavuga ngo ngiye kugabira tsindagira bakuru banje batera amahane cyane. Ati mama yaduhaye umunani turabugabana none niwo ugiye kumwongeza. Ariko dushima Imana iza kuguyitakoresheje inama mu mudugudu. Dushima Imana ije kukugabira itanyuza mu muryango uvukamo. Dushima Imana ije kukugabira itarebye kavukire yawe. Ndimo ndashima Imana ije kunyambika itabashije abaturanyi. Muri iyi Imana ije no kugutabara ikanyura mu itorero ikaca kuri mushu yareba umudiyakoni kavuga ngo uriya mudiyakoni wo twatangiranye umurimo. Imana ije kuguha akazi itarebye muri karitsiye abarangiriza kaminuza. Iyo ireba umubabaro ufite niyo mpamvu ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze muzange ndagira ute ndabarura. Uzi kunyibukije ngo Imana igiye kugutabara ndica kwa mwarimu. Reka ngo Imana igiye kugutabara ndica kwa mushumba. ngo Imana igiye kugutabara ndica kwa bishop. Ngicishaka niweho gusa kuko yavuganye nawe.
none hari n'igihe ivugana n'abanga ariko nguriya ngo Imana ivuganye nawe ngizamuye inzu ngizamutabara ngizamuha urubyaro bakitegereza bagasanga nta inzira zabo Yesu we abikora that's F nabyo abantu wese agiye kukuvura umurwayi nagagutuma umurwayi akubera umurwayi Yesu yomora igikomere akomora n'ingufu amen nakuze cyane kandi abaganga bomora igikomere nta muganga bomora ingufu ndafashije ariko Yesu yomora n'ingufu ndafashije Yesu yigeze anyomora ingufu rero uzagaruke nzaguhamya ngubwire ko Yesu agira neza naga gashate kwa ngambaye ni Yesu kandi banshima Imana abantu burara abantu banguraho umugisha bakanyambika uyu muntu avumagara kandi atitsinage wabwirije kugushaka ngabona angurisha ishaka bamvita abantu nshanze biri kugisha muri gwe bururanyibukije rero ari n'umudamu twigeze gukorana ikiganiro arangije arambwira ngo wakoze ngo umuntu yambwiye ngo nakubonye uri kubwiriza atahita ngurira igiti ndavuga ati nanjye nese mubwira ati mukorere Imana kwa Yesu byose biri ko muri mfite papa bitashuriye shushu yigeze kumura ndi kubwiriza arambamagara ati nafashijwe Mana umupapa ucuruza imyenda ya vete amayisekene ariko ndamukunda cyane ni umupapa ubona umwenda mwiza akabamagara akambwira ati mukozi w'Imana n'uyu musari muri we Imana imufungurira amarembo haleluya mfite umupapa bita meya n'uwo bita niyo nsima Imana ije bafungurira amarembo naba mu bihugu byo hanze arimo bambwira ngo twose twafashijwe tuguguriye fata abantu Imana ije babera umugisha amen haleluya tujya dushimira abantu bakiriho tukavuga ngo umuntu yakugiriye neza yapfuye ndabashima Imana that's F ariko gushima bakiriho ibyo byiza murano kuri nshima bandi kuri Imana kacu tuvuga Imana muri Imana yagiye dukura ko ngandi bandi hakuna inziko nigeze kuya mu gihe abandi ko buri umuntu wahabarugura ngaza bumva byari binyoroheye cyane ntabwo byari byoroshe cyari ikibazo ugura ngahe ko ngenda mvura n'abantu bagenda banyumura ibikomere cyane akambya ati ikote ryakubera ko umuntu araje nguriye ikote Yesu agira neza papa Isha hari umugisha wo kwanyambika kositimu yanyambika amakoti abiri nabandi witeka Imana uyu papa n'Imana ahari ari gucururiza amarangi Imana imumbere umugisha amen erega Imana ngifite inzira igihe nukuri bindi ibintu byacu biri mu bantu ndimo ndi gusenga muri kimwe sinzi mfite icyifuzo ndashanga n'abandi bavuga tumwa kigiri dusenga Imana iduhuze n'abakumasha kandi abantu bumvira ijwi bumve banumvira uri umunsi maje guteka terero uri wasabiye toni bayifata umufuka w'ibirayi ujane tsindagira iryo jwi ukajumva ariko ndyumvira ngene abantu bakumvira ijwi bakanaryumvira oya yo nibutse kuko Imana Yesu agiye kuja mu ijuru yaravuze ngo mbasigiye umwuka wera kandi umwuka wera niwe ugomba kutwemeza ibyo dukora ugomba kuja wemeza n'abandi ikahereza abakuvanga abakozi b'Imana bajanira ibyo barya kuko bagomba kurya bagomba kuvuga ijambo ry'Imana n'Imana ikabagaburira kuko Imana yo ndaga izava mu ijuru ngo ijugunye amafaranga abazabatungane nitwe bumve ko bagomba gukora ibyo ngo tugabire iby'umwuka tugabire iby'umwuka cyane ariko iyo tuvuze ngo baratwa tugomba kugabira iby'umwuka natwe bakatuyibyiki iby'umwuka kuko ijambo ry'Imana ubundi rivuga ubundi mbere bavuga ngo ndahora ukwiye kuja kwa bamenya gihimbo kuba ariko ngewe ndimo nshimiye Imana niho bwa mbere ngeza kuri iyi TV ariko nje nshimiye Imana kuko maze kwaguka mu TV menshi kandi hano niho nguye buriye ariko mbyuba byumve Imana ibabohore abarwayi Imana bakize abanyamadeni Imana ibishurire abakeneye urubyaro Imana irubahe ababuze icyerekezo Imana bayicerekezo mu izina rya Yesu urakoze cyane rero umukozi w'Imana Imana y'amahoro iguha umugisha ije guhereza ibyo kugaburira abantu uko muri iyi minsi rero hari abantu benshi bavuga ngo twe twamaze kugerayo ngo ndacyo tugikeneye ngo dufite amazu meza dufite amaroza aromoroke ariko ndibamenye ko mu gitondo byagenda ndi kuvuga abantu muri iyi minsi umugabo witwa Nebukadinezari yishize hejuru aja kurisha mu shamba yego imyaka ingahe imyaka yego ngo bushize nzaguha ikiganiro c'inanda reka gisubike
nzabwiriza ijambo ryitwa kunanda ryo muri Yona. Buriya ushobora kuvuga ngo ufite etaje igeretse kane inanda ikazamo ikayiritura. Ushobora kuvuga ngo uri ku kazi ku ndebe runaka inanda ikaza gukora kuri iyo ndebe. Abo rero ukubwira ngo mvite rubaye kose byihorere. Cyo kibwizo nico nzabwiza ubutaha. Bumve ko abakunzi bacu ko tubararikiye kugira ngo bazumve ko ikiganiro kinana. Bumve ko baba mbikubwiye abo bavango barakomeye. Umugabo witwa Yona yarahunze Imana itegeka urufiro mu miro. Ageze hakurya Imana imutwikira imumire z'uruyuzi ruramutwikira. Abandi kubona niba uri gucuruza bikemera ni uruyuzi. Imana bikumereje. Niba uri mu nzu yawe ni uruyuzi. Imana ariko iyo urangaye gato inyuma y'uru ruyuzi hari inanda. Cyo nshaka kuzaba. Urakoze cyane. Mbese buriya niyo mpamvu uvuga ngo uruyuzi. Buriya iyo uruyuzi ni ikintu cyiza. Rero abantu babwira ngo Imana igutereye akayuzi bakumva ko ari ibintu by'amaburayi. Ariko uyu munsi buriya ndasobanukiwe. Arina. Niko si ari ikintu cyuvuze. Kari ikintu ndangaje. Kuvuga ngo umuntu ashobora kubaka etaje inanda ikaje n'ikayiritura. Inanda karakantu kangana kuriya kayishobora. Nje gitehobo wabura nacyo baje bagashira camunara ku nzu yawe. Bayishira camunara byose bigahomba. Iyo bari inanda Imana bayoherejemo. Yego. Mbese dushaka kubwira ngo abantu bagende basenge bubahe Imana bumve ko mu gitondo byahinduka. Uko iguhana yikwakarega baje babimenye. Itumubaho. Inatumuva. Sawa. Kandi ijambo ry'Imana ngo nimutayubaha ngizabakari ibyo mufite. Ibihereze n'abagize ute ababikeneye. Imana bwira abantu babifite basengesenge ngo Imana disigasira ibyo waduhaye. Sawa. Bari guhumugisha. Sawa. Urakoze cyane rero mukozi w'Imana turagushimiye. Ari abantu rero bashobora kuba bagukenera hano kuri Gitangaza NTV tukavuga ngo noneho hari ico abafasha inama se tukavuga ngo wadufasha ukabaha nomero yabo kuko bakuvugisha. Mbambari ura mu mbano zose nagize umugisha Imana imbano izo gusengera abarwayi kugira utebye byose mbuke abangenera bazambamagara nzabafasha. Ni 07 07 88 61 49 16 07 88 61 49 16. Imana iduhe umugisha. Reka twangize dusoze isengesho n'iteka abana. Saba rero yo ngo kubera turi abantu b'Imana tugomba gutangira ikiganiro dusenga tukanagisoza dusenga abacumvishe ubashira imbere y'Imana kandi tusenge cyane dusenga tugira ngo abana bacu bagiye mu mashuri Imana yadushire ku burinzi. Twagize umugisha baragenda ariko shitani ashobora gutuma batagaruka ari basa. Kandi n'ibitero shitani yateza aba bana bacu amanota bazgize ubutaha uyu munsi bagasubira hasi. Imana bashireho uburinzi. Mana turagushimye uri Imana yacu uri Imana yo kwizerwa. Tugushimye kubw'ijambo ryawe tubwiye ngo ikigoyi kiracitse tuvamo turakira. Navuze ngo ikigoyi cyabasha abakobwa kiracitse, ikigoyi cyarabasha abagabo kiracitse, ikigoyi efota si evo cyabasha abacuruzi kiracitse bagiye gucuruza bunguke. Hari ikigoyi cyatumije tugura n'uburwayi izina ryawe Yesu Kristo. Yemerera abana bacu hari ikigoyi baguyemo abana bacu batiga ikigoyi turagikuye mu izina rya Yesu Kristo. Hari ababyeyi bashatse bagwa mu ikigoyi gituma batabyara ariko ikigoyi kiracitse. Ikigoyi gicitse bagiye kubona urubyaro habwa icubahiro. Amen. Mushimye efota seneba. Hari ikigoyi cy'amadeni kivuyeho. Ingo papa. Ikigoyi cy'ibihombo kivuyeho. Himbazwa. Ikigoyi cy'akanza rikuyeho. Uri Imana ugira neza. Wishimwe Uwiteka Mana ikomeye. Abari kutwumva Uwiteka Mana ikomeye ubagirire neza. Uri Imana ugira neza. Uri Imana itanga amahoro. Uri Imana itanga ubugingo. Ijambo rya Uwiteka Mana ikomeye ryarambwiye ngo niwe uharakira abantu kwihana. Ubane nabo Uwiteka Mana ikomeye. Nzengeye abasubiye inyuma. Nzengeye Uwiteka Mana ikomeye abatagenda imbere yawe neza. Uwiteka Mana ikomeye arabacitse intege ku murimo wawe. Uwiteka Mana ikomeye ubane nabo.
uwiteka Yesu Kristo uzamura ubutware bwawe, uzamura imbaraga zawe. Uwiteka Mana ikomeye, uri Imana ugira neza bugaca bukira, ngo ndawarogoye imigambi yawe. Uwiteka Mana ikomeye, ubane n'abari hirya no hino, ari abari mu bitaro Mana, abari mu nzu z'imbohe, ari abagwariye mu bitaro, abo bose ubasanga ubagire neza. Uwiteka Mana ikomeye, ubane nabo kandi ubafashe. Uwiteka Mana ikomeye, ubwo Uwiteka Mana ikomeye ugira neza bugaca bukira. Ari abantu benshi bamaze Uwiteka Mana ikomeye kudakurikira ineza yawe, abamaze kubisubira inyuma, ababivangavanze, abo bose Uwiteka Mana ko turabasengeye, ubane nabo kandi ubafashe. Uwiteka Mana ko bibanzamene kandi turegereye, nize ndashidika kuzabana nawe. Ndaguhamagaye Uwiteka Mana ikomeye, ugira neza ugaca bukira. Uwiteka Mana ikomeye, ubane nabo kandi ubafashe Mana, kandi tugire neza. Kuma tuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimye ko ukoze umurimo n'ibitangaza, kabakobwa uje kubakorera igitangaza, latosi efone baya. Ndagushimye ko umuntu wishuri y'ideni ahabwa icubahiro Kristo. Hari umuntu urize kwirukanwa mu nzu, ahabwa icubahiro kumera umuterangunga, ahabwa icubahiro kutanze ibyo kurya, bari bambaye ubusura bambitse, hari abarwayi ukijije mu izina rya Yesu. Ndagushimye kukuyeho imikoshi, ndagushimye kukuyeho borokaje cy'ikigoyi gicitse bari batezwe, kuko ari byo ukoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.